kuri uyu munsi nkuzaniye top 10 y'abakobwa bakurura abagabo bafite ikibuno kinini cyangwa se bateye neza cyane, bakurura abagabo mu mujyi wa Kigali ndetse no mu Rwanda muri rusange, ku buryo umuntu babonye avuga ati mbega abakobwa, abatangarira akumva nyine ibisazi mu mutwe. Twihuse cyane ku mwanya wa 10 turahasanga umubyinnyi yabigize umwuga yitwa Fofo Dancer. Fofo Dancer abenshi bamukundira imiterere yiwe, ukuntu ari cool, ukuntu ameze, bakamukundira ikibuno kiwe, ukuntu agenda atwekinga, cyangwa se abantu mutazi ngo gutwekinga icyari cyo no kuzunguza ikibuno, kuzunguza umubiri. Ugasanga iyo akenshi na kenshi umukobwa agenda abikora, ndetse no mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye abagabo bagenda bamwifuza, bakavuga bati wow, ubone mukobwa uri ku mwanya wa 10 mu bakobwa bakurura abagabo mu mujyi wa Kigali ndetse no mu Rwanda muri rusange. Ni umukobwa kuri Instagram mu busanzwe afite post 55, akaba akurikirwa n'abantu 33,000 n'abantu 700, hanyuma akaba akurikira abantu 33. Uyu rero ni umukobwa uza ku mwanya wa 10 mu gukurura abagabo umujyi wa Kigali. Ngira ngo uriho urabireba ko ari umukobwa uri kuru cyane. Mfite amatsiko. Number 9. Ku mwanya wa 9 hariho umukobwa witwa Natasha Ndahiro. Ngira ngo nkuko uriho urareba aho ngaho urabona ko ari umukobwa mwiza cyane. Isura ye ni imwe mu bintu cyangwa se ni imwe mu bice bikurura abagabo cyangwa se abasore cyane, ugasanga bagenda barabye indimi bitewe n'ukuntu asa neza, bitewe n'ukuntu ari mwiza cyane, bitewe n'ukuntu ateye neza ndetse afite ikibuno cyiza. Abasore cyangwa se abagabo bagenda bamurangarira, haba ahantu anyuze, haba ukuntu ateye, abantu bakavuga bati ni umukobwa mwiza cyane, ukuntu ateye rwose turabyishimira cyane. Ni Natasha Ndahiro uza ku mwanya wa 9, akaba afollowingwa n'abantu 105,000 kuri Instagram yiwe, afite post 515, hanyuma akaba akurikira abantu 60. Mfite amatsiko. Ku mwanya wa 8 number 8 haza umukobwa ugiye kwibaza uti se ninde? Turagenda tumanuka mpaka kuwa mbere noneho uhiga bandi. Ku mwanya wa 8 haza umukobwa witwa Fofo wo muri Papa Sava. Fofo muri Papa Sava ni umwe mu bakobwa nawe iyo ari mu muhanda, bitewe n'ikibuno kinini afite, abagabo cyangwa se abasore bagenda bamurangarira bitewe n'ukuntu agenda azunguza ikibuno cye ndetse n'imiterere yiwe igenda ikurura abantu benshi bagiye batandukanye. Kuri Instagram followingwa n'abantu 46,000 n'abantu 800, akaba afollowinga abantu 39, afite post 153. Ni umukinnyi wa filime mwabumenye cyane muri Papa Sava, yitwa Fofo. Hanyuma muri Seburikoko series akaba yitwa Liliane, murabizi cyane. Ndagenda bavugaho utuntu dukeya cyane kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Mfite amatsiko. Number 7 ku mwanya wa 7 haraza umukobwa mwakunze muri benshi yitwa Kate Bashabe. Ni umwe mu bakobwa bagiye bavugwaho urukundo na bamwe mu bakinnyi
b'ibyamamara hanga twavuga nka Sadio Mane, ni umukobwa wagiye uvugwaho kuba yitonda cyane, bakavuga bati ni Slay Queen, ariko Slay Queen wiyubaha, afite amafaranga, afite ubucuruzi buhenze, bakavuga bati uyu mukobwa nawe numwe mu bantu bitewe no kwiyubaha, bitewe n'imiterere yiwe, ebana gataye française kiwe afite, abantu bakavuga bati ni umukobwa mwiza cyane, nawe agenda arangarirwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, cyane cyane abasore ugasanga bari kumwifuza, abagabo bitewe nuko uyu mukobwa ateye. Kuri Instagram afite post 94, akaba akurikirwa n'abantu 513, hanyuma agafollowinga umuntu umwe, nawe si umuntu, ni iduka ryiwe rikora ibintu bya fashion. Mfite amatsiko ku mwanya wa gatandatu, number 6 haza umukobwa nawe uteye neza cyane, ugenda urangarirwa n'abantu benshi, yitwa Miss Nana, yitwa super sexy. Anda nawe arangarwa n'abantu benshi bitewe n'imiterere yiwe, bitewe n'ikibuno kinini afite. Kuri ubu ngubu yashatse umugabo, ubu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abagabo rero n'abasore iyo babonye amafoto yiwe agenda ashyira hanze, bagenda barabya indimi. Impamvu nakubwiye nuko ari umunyarwanda, nubwo kuri ubu ngubu yashatse umuzungu baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ni umukobwa nawe ugenda urangarirwa n'abagabo, ugasanga nyine agenda atera irari abagabo ndetse n'abasore iyo bagenda bamubona cyangwa se babona imiterere yiwe ndetse n'ikibuno afite. Mfite amatsiko number 5. Shora kwibaza uti se ninde? Number 5 haraza umukobwa mwiza cyane yitwa Sasha Kate. Ngira ngo uriho urareba kuri screen yawe, urabona ko ari umukobwa ufite ikimero, umukobwa w'uburanga, yavuzweho mu rukundo n'umusore witwa Nizo Muhammad wo muri Urban Boys cyangwa se umwiteka boss. Ngira ngo murabyibuka cyane. Kuri Instagram afollowinga abantu 123, mu gihe abantu bamufollowinga usibye ko bamwibye Instagram, afollowinga kuri ubu ngubu ni 15,000 n'abantu 200. Afite post 36 kuri ubu ngubu nibyo agize, nyuma yuko official Instagram yiwe bayiba, hanyuma akaba yafungura indi. Gusa nawe bitewe n'imiterere yiwe n'ukuntu agenda yiyambika, abasore cyangwa se abagabo bagenda barabyindimi, bakavuga bati wow, what a beautiful lady. Abantu bakavuga bati ni ibintu byiza cyane. Ku mwanya wa 4 mfite amatsiko ugiwe noneho yaje ari karundura. Number 4 yitwa Aria, yitwa Gihozo wa Shyaka kuri Instagram, akurikirwa n'abantu 19,700, hanyuma agafollowinga abantu 560, hanyuma akaba afite posti 15. Ni umukobwa kuri ubu ngubu umaze kugira igikundiro, bitewe n'ukuntu ateye, bitewe n'ikibuno afite. Agenda akurura abagabo ndetse n'abasore bagenda bareba amafoto agenda ashyira hanze. Ni umukinnyi wa filime kuri ubu ngubu wabigize umwuga, ni umukinnyi wa filime kuri ubu ngubu ugenda ugaragaza ko ashoboye cyane, bitewe n'ama interviews agenda akora ku mateleviziyo agiye atandukanye. Abantu benshi bakagenda bamukunda bitewe n'ukuri agenda avugisha igihe ari mu interview, ndetse akagenda agaragaza ubwenge bwinshi cyane ndetse n'ibintu yaciyemo, abantu bakagenda bamukunda. Kuri ubu ngubu iyo agafoto kagiye hanze rwose abagabo bagenda barabyindimi,
eba n'abasore bakagenda barabyindima bakavuga bati wow, what a beautiful lady. Ibi ngibi yabigaragaje igihe yavugaga ibya abantu bamwandikira bati wanyohereje amafoto ngo bamwohereze amafaranga, ugasanga ni umukobwa ugenda ugira igikundiro, imiterere yiwe igenda ikurura abagabo. Hanyuma mfite amatsiko number 3, number gatatu, nimero ya gatatu, haza umukobwa yatangiye ari slay queen ya mbere muri Kigali, slay queen ya mbere mu Rwanda rwose yatangiye. Navuga ko ubu slay ari we bwatangiriyeho kuvuga ngo slay kingship, slay slay queenship niho yatangiriye. Yitwa Shadibu, mama w'abana babiri, yitwa Mbabazi Shadia, akaba afite posti 1418, akaba afollowing abantu 250. Igitangaza mu baslay, mama w'abaslay queen afollowing n'abantu 931. Slay number 1 number mu bantu bafollowingwa n'abantu benshi cyane. Abagabo bagenda barabyindimi bitewe n'amafoto Mbabazi Shadia Shadibu. Ngira ngo ntabwo nza kuza kumutindaho, gusa iyi top 10 tuyikora ntabwo twagendeye ngo abantu babafollowinga ngo n'ibiki, twagendeye bitewe n'imiterere yabo, bitewe n'ukuntu aba bana bazwi, bitewe n'ukuntu abantu bagenda barabyindimi, abagabo abasore, abantu bagenda babatangarira. Aho ngaho ni ku mwanya wa gatatu. Ushobora kwibaza utese ku mwanya wa mbere, ku mwanya wa kabiri turasangaho nde? Turasangaho iyihe slay queen? Mfite amatsiko number 2, number 2, haraza umukobwa urimo urakeka nde? Uriho urakeka nde? Ku mwanya wa kabiri haza umukobwa yahogoje amahanga, muramuzi cyane, yagiye aganira na French Montana, ba Drake batakayeyo, agenda ahura nabo, ba Diamond barabije indimi, ba Africa abahanzi barabije indimi bitewe n'imiterere yiwe, bitewe n'ikibuno afite. Abantu baravuga bati uyu mwana ntabwo ari umunyarwanda. Yitwa number 2. Kuri ubu ngubu ntabwo afite abafollowers benshi, afite abafollowers 226, akaba followinze abantu 17. Mu bantu afollowinze urajya gusangamo French Montana, naherutse afollowinze Diamond Platinum, ariko kuri ubu ngubu sinzi ukuntu byagenze. Gusa nujya kureba urasanga Diamond Platinum amufollowinze, afite post 30 zonyine. Yitwa Yoro the queen, uza ku mwanya wa kabiri. Yoro the queen icyamamare, slay queen, ngira ngo ni benshi bamaze kumumenya bitewe n'imiterere yiwe. Mfite amatsiko ubu se tubanze ducishe magakira kugira ngo tuvuge nimero ya mbere. Nimero ya mbere, number 1 slay queen, number 1 slay queen, afite post 45, akaba afite abafollowers 127, afollowinze abantu 50. Ngira ngo wamwibwiye number 1 slay queen, number 1. Fita amatsiko number 1 yitwa akosubu mwamwibwira. Ubu nirirwe mvuga ko ari umukobwa ubiciye bigacika muri Bamenya series, ngira ngo mwamumenye. Yitwa Biju wo muri Bamenya. Biju muramuzi cyane, Biju
Biju number 1 ni umukobwa wafashe izi slay queens zose, arangije aravuga ati ngewe nje uko yatangiye afite ikibuno gitoya kigenda gikura, agenda kurura abagabo benshi bagenda bamurangarira kuri Instagram, ibintu bye birivugira. Iyo ashyizeho agafoto abantu barabya indimi. Muri slay queens i Kigali ni umwe mu bantu bifuzwa n'abagabo benshi bitewe nuko ateye, bitewe everything. Reka ngarukiriza ahangaha. Akangaka kari aga top 10 nyine k'abakobwa 10 bakurura abagabo muri Kigali, aho usanga barabyindimi bakavuga bati mbega umwana, mbega abakobwa, mbega ikibuno. Ugasanga ahantu hose aba bana banyuze abagabo bagenda babarangana n'abasore bakagenda babifuza bakavuga bati wow. Top 10 urumva ari inde wabuzemo? Twandikire muri comment umuntu umva wabuzemo, hanyuma top 10 ziracyakomeza, tugiye kujya tugenda tuzibagezaho. Bagenda bakunzwe n'ibiki abakinnyi ba filime, ibintu nk'ibyo ngibyo.